w'intare. Karibu ntabwo wafunze. Neza urakaza neza urisanga hano niwanyu. Urakoze kunyakira mu rugo iwawe gaha. Neza umeze ute se? Ntabwo wari uherutse kunsura. Meze neza. Maze iminsi nshaka kuza kugusura nahita nibuka ko wagiye mu kazi. Ubu ngubu uje mu masaha meza cyane. Yuzaho mbere yaho gato wari gusanga nahari. Noneho bivuze ngo ntabwo wari uhari. Yego mageze mu kanya gato hari gahunda nari naramukiyemo. Gahunda uvuyemo yari irimo amafaranga ugura kamba. Bizi ko niyo yaba atarimo ntabwo wagira wanjye ngo ugende utanyweye. Nivugiraga ndabizi iyo nageze iwawe ibijyanye n'icyaka kiba cyakemutse. Gusa ndabona uri kubyibuha banza umugore ari kukwitaho neza. Anyitaho neza byahe ungira ngo ndamuherutse. Iri toto mbona uri kuzana ubu wambwira kurizana umupuro utaboneye ku gihe. Baya umaye se gaha umupuro mari mwe mu cyumweru ntabwo yaba ari utumanzanira itoto. Uguha rimwe mu cyumweru se kandi murarana cyabonye kandi kazi gatuma utaboneka mu rugo. Kandi nyikora ahubwo aba yawutsimbarayo mba nyimukoraho utindeka ndinaniriwe. None se abananiwe abavuye mu kazi aho utavuyemo kandi urumuca inyuma yasakuza. Birancanga mba nibaza umunanira abambwira avanye mu kazi aho uvanye. Agari weho nawe ninde ukora akazi kavunanye. Twese nta numwe ukora akazi kavunanye urimo gusa tugiye kureba ukoresha imbaraga nyinshi twasanga arenje. None nkatari wowe wakavuze ko unaniwe ni ubu utakumunanira. Uzi kugira ngo ushaka umugore uzo ko umupuro ugiye kujya ubonera kugiye akajya wugwa ku cyumweru gusa. Ubu ngubu wambwira ko murarana bukarinda bucya nirari nkuziho uracyasa ahubwo ko bucya cyane. Ntabwo ujya ugerageza yasinzire wenda ngo uyishyiremo abyanga wagerageje. Uranzi kubijyanye n'iriya ngingo ndi legend ariko aranyima. Ntabwo ndi kubyizera wowe nzi kereka niba yarakuroze. We bitewe n'irari nkuziho wanashyira mu kicara mba nyitangira kumutegura uti mvanaho ibyo bibako ndinaniwe na ku cyumweru. Tewe n'ikunda gihe ry'umupuri nkuziho ntabwo wabiyumvisha ko burinda bucya nta kintu ukoze. Byemere kuko ndamucunga kimara gutora agatotsi najya gushyiramo agahita bumba amaguru. Abari kubyumva se kugiye kumwiba umwe. Anjye nibaza kuntu abambwira kananiwe najya gushyiramo agahita byumva akabumba. None se mbwira ku cyumweru yaguhaye ukuramo ibirarane byose bigashira. Shira byahe abagabo kubizi neza ko tuba dushaka umupuri buri kanya urumva umunsi umwe ari ikintu wamarira. Nese mbwira hano kuri ritota ari hehe umva ubona umupuri rimwe mu cyumweru. Unzi neza koko ubu wakemera ko inshuro imwe madamu yemera kuma mu cyumweru nyihanganira. Ntabwo nabyemera naho wabinera mu rushinge imashini nkawe nzi ngo inshuro imwe ahubwo mbwira ahantu ukuri ritota ari he. Hajya waje kunsura madamu yarazanye umukozi. Yego naje kubasura yaramuzanye ariko nanze kubyemera. Umukobwa mwiza kuriya akamuzana ngo babere umukozi. Birasa ni mwiza cyane ra uretse kuba ruto madamu ho gato mu myaka ubwiza bwo si bisanzwe. Mubwije ukuri bitewe nuko nabonye uriya mukozi arusha umugore wawe ubwiza no gutera neza. Ntabwo ari mwiza kurusha umugore wanjye utaba wumvishe kanyima ngushaka kwibagiza ubwiza bwe. Ahubwo uriya mukozi wanjye uramwibuka cyane ntabwo umwibuka neza mukoreke mu mafoto. Ndamwibuka cyane umukobwa mwiza uteye kuriya ntamwibagirwa ne nubwo utemera karusha umugore wawe ubwiza ariko aramurusha. Ndabizi ntabwo nakuburanye ngo ngutsinde ahubwo se uzi ikindi kintu kihishe inyuma y'ubwiza wamubonyeho. Tambwira ko ibyo nekereje ari nibyo cyane kuko uranzi kuntu neye ntabwo naheza. None se mbwira araryoshye ukiburarura aryoshye kuruta n'umugore nishakiye. None se ritoto ndi kukubonana niwe ugihisha inyuma abimenye. Noneho reka mubwire ku kijyanye n'amazi n'inyanja ndabona nanjye nibo mba nshaka. Uzi ko umugore wanjye nubwo abanyigaha kanyuma harimo kagatere papa bamwita Rutare. Erega umugore wawe bukaka akiri umukobwa nta gihe kinini aramara yubatse ubwo uwo mukozi yigize abyaraho. Ngiye ko yabyaye rimwe akagira ibyago umwana w'agatabaruka kimubyara. Fata umugore utaramara n'umwaka yubatse usheye kumugereranya n'uwabyayeho uburyo buba butandukanye cyane. Uratandukanye cyane kabishwa na nyuma naramukoye ntagaryoshye. Gusa wenda nuko agwa umupuri rimwe mu cyumweru ariko ntuzacika intege uzagumye umuforome azagera haryohe. Ubwo nyuma ndamukunda nzaguma kumuforoma bimwe byacu paka isoko nyifukuye. Urabizi gufukura isoko biragora ntuzacika intege ndakwizeye. Urabizi ko mu bacika intege narimo uretse kama rimwe gusa iyaza kubamo buri munsi isoko nari ko narayifukuye kera. None se mbwira kunwinjira umukozi wawe mwiza kuriya kugira ngo aguhe ungira ngo yarangoye se niba ari uko yarabikozeho yaranyoroheye cyane. Mbwira ndumva mfite amatsiko. Nawe nyine ni mukuru yarabibonaga ko madamu ava mu kazi yananiwe nuko akajya abibona ko ku cyumweru bwo madamu amumupuri
hanyuma rimwe niriwe mu rugo madamu yagiye mu kazi, umukozi yirirwa yambaye isume umunsi wose, yabona ko ndi kumureba agasa nk'uyikuraho, ayikuraho ashaka kukwereka, yego akajya ayikuraho yigira ngo yari ihambutse, akajya atandaraza buri kanya, umupuri wose uri ku gasozi anakenda k'imbere karimo ntako, uretse isume gusa yari akenyeye, ariko nayo yari iriho nk'itariho. Aje kurangira ngo yamupuri ute, uwo munsi nibwo yahise awugwa. Mubwiye kunshyira amazi muri dushe nk'ibisanzwe ngiye koga, nsanga isabune n'icyangwe byo yabyibagiwe. Komeza umbwire. Ndamuhamagara ngo abinzanire, ngiye kubona mbona arabizanye, abarambwiye ngo ndeka nsirite mu mugongo, arabona harimo imbyiro. Byo nekereje utambwira ko ibyo byahise bikurikira. Ndamubwira uti nta kibazo nsirite, kubera nanjye nayo maze iminsi mu mugongo numva nizeye isuku yaho, kubera kutagira ngo miyoze. Komeza umbwire. Itatangira kunyoza ahereye mu mugongo, aho urangije mbona akomeje kunyoza umubiri wose. Ndumva wari umeze neza. Nuko arakomeza aranyoza, ngiye kubona mbona kuyemo yasuma arayimanitse, akomeza kunyoza ahantu hose. Hanyuma akiri kunyoza icyangwe kiba kiguye hasi, agiye kugitora, nari nabyibushye ahantu hose, aba aragitoye, arakomeza aranyoza. Komeza umbwire. Amaje kunyoza ataranshyiraho amazi, aba arambwiye ngo nanjye mwoze mu mugongo. Hanyuma nanjye nangira kumwoza. Maje kumwoza mu mutima ndibwirane, reka nanjye ngomeze mwoze, nanjye nyigisha umubiri wose. Nuko maje kumwoza ahantu hose, ubwo urabyumva ko nari nahindutse, mpita mushyiraho amazi. Hanyuma nawe nshyiraho amazi mbona atangiye kunyunyuguza, akiri kunyunyuguza mbona aciye bugufi, atangira kunyonga. Ubyumva ukuntu wiyumvaga arimo arakonka imitsi. Akimara kunyonga, nawe urabizi byakurikiyeho, ntabwo uri umwana. Se mbyumva ukuntu byarangiye. Reka mubwire ukuntu byahise birangira, ibyahise bikurikiraho byo numvise wahise ubimenya. Byarangiye bite? Byose bikimara kurangira, yahise yongera aranyunyuguza akoresheje amazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo aryoha ate? Abashyushye kubi. Ngeraho uti aryoshye, kwihangana byarananiye bitewe n'uburyohe numvaga, birangira nanayankweyeho. Ambwira ko yanyweye. Yanyweye cyane, noneho yaranashyushye, sinari nzi ko agira uburyohe bumeze kuriya. Ntabwo ndayanywa ngo numve kuntu ameze, unayamanitse ko kuzayanywa ubutaha nkumva kuntu ameze. Uzanshimira nyuma, njye bitewe no kuntu yanyoheye, ntabwo nyiyamena yose, amwe nsigaye nyanywa. Noneho ntabwo byahereye aho, umupuro uracyawubonera ku gihe. Vuga ahubwo ku gihe cyane. Ubu se ko nzi ko uri umukozi ku murimo, ubu sazagusenyera? Bikorana ubwenge ku buryo natazasenya, kuko umugore wanjye ndamukunda, nubwo anyima umupuro agatuma nkwaka umukozi. Ubu se wizeye ko uriya mukozi atazabivuga, cyakajya atangira kuwukoresha mu nyungu ze? Uriya mukozi wanjye ntabwo yamvamo, agira imico myiza cyane, ni umugore wanjye wa kabiri, umugore wanjye yanzaniye atabizi. Harya yitwa nde? Yitwa Ishimwe Jessica, umuntu unshimisha cyane kuruta n'umugore nishakiye. Afite akazina keza, ntabwo yabura kuryoha yitwa Jessica. Sigaye mbona madamu atinda kujya mu kazi ngo mbone uko twisanzurana Jessica wanjye. Zashiduka yagusenya umunsi umugore azagufata uri kumucima ku mukozi yizaniye. Nawe yakoze amakosa, arya kuzana umukozi akazana umukozi ukuze kandi mwiza kuriya. Nyine icyo nkubwira, azagusenyera nureba nawe. Ubwo nkunda umugore wanjye, ariko rusenyutse ntabwo nababara, kuko nambaye ko ngiye kugenda shoka kumugaragaro. Hoya nibikakubeho, nugasenye nakeza ko gusenya. Uzi ko hari igihe nicara ngatekereza umugore wanjye ikintu amariye, nkakibura. Ntabwo cyabura. Kirabura cyane, kuko umupolisi awumera ku gihe, sanekera, samfurira, byose bikorwa n'umukozi. Agahindukira akanama umupuri. Ya mukozi rimwe uzamumeho pase, nanjye nyiza uyo mwera. Nimuguhaho pase, njye ninde uzajya unyiza umwera? Kumupase rimwe akabanza kanyiza umwera, nkareba ko nazana agatoto nk'ako kawe usigaye ufite. Kereka niba ushaka pase kuri madamu wanjye, ariko Jessica we nagapuri madamu yanzaniye.